ndagusezeranya mfite n'umutima mwiza. Imana izabifashe. Amina. Uyu munezero urandenze, njyewe mbuze uko mbibabwira, ndabara ndagira ngo n'amagambo, none mbiyeresheje amaso. Niba nta shyari itere nta nkunda y'igihe. Amaye Satani ntagira intebe. Gusezerana kwera uragemerera muramu uburenganzira murambuye ibiganza. Murakoze cyane. Ubwo n'ubundi ubuhamya bwabo bwa nyuma ubwo itorero n'imiryango mubyemera. Abefeso igice cya 5 nk'uko dusanzwe dukunda kuhasoma, murongo wa 22 hategeka abagore kuganukira abagabo babo nk'uko baganukira umwami wacu. Bagera kuri 25 bagategeka abagabo gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero akabyitangira akageza ngo azaryishyire ridafite ikizinga. Uko niko ku mutwe w'amagambo avuga ngo uko niko abagabo n'abagore bakwiye kumererana. Hanyuma mu itangiriro igitabo cya 2 umurongo wa 18 ndabona mutarimo murambura biriya ariko nuko muranabizi. Aravuga ngo Uwiteka Imana iravuga si byiza ko umuntu aba wenyine, ikamuremere umufasha umukwiriye. Nayo babwiye ko mpamvu dukunda gusoma mu itangiriro ni ukwerekana ko ubukwe atari inzaduka, ahubwo ari gahunda y'Imana, ari nayo yabutangije isinziriza Adamu ikamukuramo urubavu ikabihinduramo umugore, hanyuma ikanabategeka kubana akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Nyuma rero umaze gushyingirwa buri wese agomba gukurikirana inshingano ze. Abagore bagakurikirana ijambo ryitwa kuganduka muri byose, n'umukirwe n'umukumvira muri byose. Abagabo nabo bagakunda urugero bashobora gupfira abagore babo. Ntukigiye umuntu wamukoze ku buryo wamupfira, wamwicisha inzara, wamwambika ubusa, wamukubita ko nta wakwikubita kuko n'urubavu, wamwifuriza ikibi. Ibyo rero tubibwira aho tugiye gusezeranya, ariko tukabyibutsa natwe ko biri mu nshinga. Ibyo ari byo byose Satani ararwana nyine, ariko ibyago bye ntabwo aganisha, arakukuza ariko ku munota wa nyuma agatsindwa rwose. Ubu rero muramenyereye no gusanzwe natinza ubukwe. Uyu munsi ndashobora noneho kugabanya iminota kuko hakeye. Ndagira ngo mbasabe bahaguruke. Ngiye kubabaza
murabona ko imiryango n'itorero aba hari twabyemeye. Mumurikire muve mu bindi mutabarwe mugira uruhare nyine rwo gutwara umwanya kandi ushaka gukoresha umwanya mutoya. Ni ukubaza Ndayisenga Vincent niba agikomeje kwemera ko duhamya amasezerano yawe. Nabyemera azamura ikiganza. Ndasaba mushiki wacu Timari nawe azamura ikiganza niba nyemerera ko mpamya amasezerano yawe nkaba sezerano. Dukomere Imana. Imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Ndayisenga Vincent, iyo wemeye ko uyu Ikimpaye Beatrice akubera umugore ushyingira mu itorero, uzabana nawe urukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumubera umwizerwa adateshutse ku nshingano zawe. Uzabana akaramata ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Ubwo niba ubyemera uzamuha ikiganza nanone nta mategeko bihari. Ndabyemeye. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Ikimpaye Beatrice ko wemeye kujyana n'uyu Ndayisenga Vincent akomere umugomasi ushyingira mu itorero, kandi uzabana nawe ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Uzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Wazamura ikiganza nawe ukavuga niba ubyemera. Nashimishije Imana. Mufatire mu mpapuro z'imbere yanyu maze mwemeye mubirahire imbere y'itorero, baremeye kumufasha ukabafasha. N'ubundi wowe uzamuye ikiganza cy'iburyo, niyo mpamvu agufasha kwiba mikrofone. Jewe Ndayisenga Vincent sezeranye n'imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana nawe Ikimpaye Beatrice ngo umbere umugore dushyingiranywe uko dushyingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzagukunda yaba uri muzima cyangwa urwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu byiza cyangwa mu bibi. Akasubire mu mbaraga. Yego. Itonde nta kibazo rwose akagenzi. Kandi nawe. Jewe Ndayisenga Vincent sezeranye n'imbere y'Imana
itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Akimana Beatrice ngo ambere umugore dushyingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagore. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabifashemo. amashyi menshi ku Mana izabifashemo. ashobora nawe aho rambo kibanza. Jewe Ikimpaye Beatrice isezeranye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu Ndayisenga Vincent ngo ambere umugabo, dushyingiranywe mu itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagabo. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabifashe. amashyi menshi ku Mana. Imana izabifashamo. bazane impeta zifite izi hano boroshye kuko mubona zizengurutse zitagira aho ziteranirije. Ifite icyo bivuga urukundo rugomba kuzenguruka. Imana izabafashe urukundo rwanyu ruzabaho uzenguruke uzageza ku munsi w'umwami. Ubu rero umuntu anayambika we yeguriye ubutwari cyangwa se uwo yabuze akamubona amwambika impeta. Ubu rero urafata iyo umwambika nawe ubwo ni umwambike bamuvuga amagambo ari kuzamura urabona urutoki cyangwa kwa koko n'urutoki yambikaho amarembo ashobora kugufasha. ubwo Vincent n'umvikana niwe wabitangiye. wowe Ikimpaye Beatrice abo umwambika n'uburiro wambitse impeta n'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi nkweguriye ibyanjye byose mbihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. Imana amashyi. nawe ukwibuka yongorwa aho nawe mwambike nibyo yego wowe Ndayisenga Vincent mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi
nakweguriye ibyanjye byose mbihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. dukomere Imana amashyi. Amina. Uyu munezero urandenze njyewe mbuze uko mbibabwira, nagira ngo utabara ndagira ngo n'amagambo, none mbiyeresheje amaso mana yanjye uri uwo gushimwa. Hari n'ibindi gukaza. Njyewe mbuze uko mbikubwira, wajya kubwira kuzana niba nta shyari itere nta nkunda y'igihe. Itere intambwe gato n'imbere muvuga aho ngaho. Mfashe inyuma aho ndagiye imbere gato n'inkomyi. Ndagiye imbere gatoya. Twese duhaguruke abumva bashobora kugira icyo babatubaho cyiza. Turamushimiye uhoraho turahirengeye ugaragiwe n'ibizima n'abakuru urugo kuruhana amahanga yose. Turagushimiye hamwe n'urusengero Kabeza imirimo itangaje rwose. Ubu ni ubukwe turamusengera bimwe amaze kurahira n'abatuma turabaha umugisha tugasabira amasezerano yabo kugira ngo ahamwe n'Imana ashyigikiwe n'Imana maze tubaha turahimigisha mwami Imana yacu. Nubwo abantu babona ko bitarikwiriye ariko birakwiriye ko biri mu nzu yawe. Amahoro n'umugisha bibaho tubabona bareke n'ubugingo tubature kuzagirisha n'ihirwe mu izina rya Yesu. Turabirukana izindi mbaraga zose katika jina la Yesu. Turakara minyoro yose mu izina rya Yesu. Mipango y'imana yapanze turayipangure katika jina la Yesu. Imiyoboro y'imana turazishanye katika jina la Yesu. Bazagirisha n'ihirwe bazakoma guhora amahanga yose bazakuriza amahanga ntibazayaramuzeho mu izina rya Yesu. Uko bamubwira ko bizagenda ntabwo bizagenda ahubwo bizagenda nuko Imana yacu ibishaka. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo wowe ukirema kandi kora ikintu gishya. Kora ikintu gishya. Umuryango uzaba umuryango wifuzwa n'abantu, uzaba umuryango ugendwa bazagirisha n'ihirwe mu gihugu n'ahandi hose bashaka gutura mu izina rya Yesu. Bazakomokora abantu. Urakoze urakarama Kristo. Amen. Amaye Satani nagiri imbere. Amaniyo yayibayo yakicauka. Amen. Kariyeze kwaduka kucya Februariya cyamunye gusazina umva beje tuba tumenyereye. Njyewe twasenge Munyanzi Celestin shingiye ubasha mpabwa n'Imana, shingiye no kubasha mpabwa n'itoro rya Deperi Pentekote mu Rwanda. Niyemeje ko ndayisenga Vincent abaye umugabo w'ikimaye Beatrice kandi ikimaye Beatrice abaye umugore wa Ndayisenga Vincent. Nuko Imana yategereje hamwe mu ntaka gitandukanye. Ibyo byarije mu izina rya Data twese muri Imana y'Umwuka Wera. Amen. Bose bati amen. Uwiteka abaye umuhamya w'ugushyirwa kwayo maze abarebe neza abereke mu maso ye abasubirisha imbaraga z'ubwoko bw'iburyo abareke umutima wanyu gushaka yibuke amasengesho yanyu yibuke amaturo yanyu natwe tuzagirisha umuntu n'agakiza kawe kuko izina ry'Uwiteka Imana yacu tuzirikana amabendera. Haleluya. Hanyuma bagihaguze reka amutwereke